nubwo umwana w'umuntu yababara ntago azababara iteka. Imana ntabwo ibereho kuko baziteka. Nta cyiza kiramba ariko nta n'ikibi gihoraho, kuko byose birasimburana, bihora bibisikana. Inshuti bakunzi ba Kebuka Iburyo TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dushuje abantu mwese muri mu Rwanda, abari muri Afurika, abari hanze hose, impera zose z'isi. Turabashuje mu izina rya Yesu, kandi tubashimira yuko mudahwema kudukurikirana kandi muri inshuti nziza, muri abo umumaro rero. Nkuko bisanzwe rero n'ubundi muri kumwe na Mbarwabukeye Mugisha Jean de Dieu. Ni hangaha rero ni kuri Kebuka Iburyo TV, n'ubundi dufite umwanya nanone wo kongera kuganira ijambo ry'Imana nkuko n'ubundi twabibateguje. Iyi ni televiziyo yanyu izajya ibagezaho ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye, ndetse n'uko Imana izajya idufasha. Turabashimiye rero kandi komeza kubana natwe rero, n'ubundi nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge Imana ubundi twumve ijambo ry'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi, Imana twiringiye, Imana tugiye neza kuva kera kose, turagushimye turaguhimbaje. Uyu mwanya turi imbere yawe rero, nta kindi giduteranije muri uyu mwanya sibyo kumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni rizima kandi ni rikuru, niryo ryatubeshejeho. Mana turagutumiye ngo uzubane natwe, udushyigikire muri byose, kandi buri muntu wese uzajya wumva ijambo ryawe hano kuri Kebuka Iburyo TV, ujye ubana nawe, umugire neza, umuhe umugisha, apfukamye asenga ujye umwumva, ineza yawe ijye ibona kuri we kuko uri Imana. Ndagushimira ko hano hagiye kugaragara wowe nk'Imana, umwana w'umuntu akabura. Komeza uganze utegeke muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Tunejejwe n'Imana mu mitima wacu kuko ari Imana igira neza kandi ari Imana y'urukundo. Uyu munsi rero twabateguriye icyigisho gifite intego ivuga ngo ibuka iminsi yawe ya mbere. Ibuka iminsi yawe ya mbere. Iyo umvise havuga ngo ibuka iminsi yawe ya mbere, ni ukubanza kwibuka neza ko hari ahandi hantu wavuye wari uri, ukibuka neza ko hari ikindi gihe wigeze kubamo, ni ukugira ngo urusheho kumenya ngo mbese mbere ya nyuma aho navuye byari bimeze biti. Ntabwo rero turi bufate igihe kinini cyane kuko ijambo ry'Imana igihe cyose ryazira umuntu rimugira umumaro kuko arishaka. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero turi busange muri Zaburi y'143, turasoma umurongo wa 5. Haranditse aya magambo agira ati: nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo y'intoki zawe. Amen. Reka dusubiremo: nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza imirimo y'intoki zawe. Imana nihimbazwe. Dushimiye Imana rero yadukunze kuva kera kose kandi ikatwitangira igaduha Yesu Kristo. Ariko aha ijambo dusomye rirajyanye n'umutwe w'ijambo tuvuga ngo ibuka iminsi yawe ya mbere. Aha Dawidi yari yibutse iminsi ye ya kera kuko yigeze kuba hari umushumba. Yibuka iminsi ya kera yigeze kuba hababaye, asuzugurwa, ariko yibuka ko hari imirimo y'Imana yabaye, bimutera gushima Imana no kuyinezererwa. Abantu rero dukiye guha agaciro yuko hari ikintu Imana yakoze, hari ikintu Imana yatumariye kuva kera, kugira ngo natwe tubashe kumenya ngo Imana yadukuye hehe kandi Imana yatumariye iki. Ni nayo mpamvu muri no minsi bigoye kugira ngo umuntu abe umukristo ushyitse yirengagiza aho yavuye, aho kugira ngo abariho ashingiraho nanyangawe ngo hari ahantu Imana ingejeje. Iyi ngiyi rero ko Dawidi yari amaze kwibuka ukuntu yaragiraga inka, ukuntu yasuzuguritse, ukuntu yahizwe, ni ibintu byinshi yari yibutse, ariko avuga ngo nibutse imirimo y'intoki zawe. Imana nishimwe cyane. Iyo ufite umwanya munini wo kugira ngo utekeze icyo Imana yakoze no kugira ngo utekeze igihe cyose wabanye n'Imana, urabanza ukibuka iminsi wabayemo, iminsi wabayeho ubabaye, uvuga ngo nta kintu nabona, nta n'ahantu nakigeza, nta n'ikintu nakimarira. Ariko icyo gihe iyo wibutse iyo minsi ukahita umenya noneho n'igihe ugezemo, uravuga ngo Mana nkuramburiye amaboko, ndagushimiye yuko uri Imana. Icyo gihe bitama ufata imbaraga nyinshi zo kuvuga ngo nubwo byaba bikomeye biti, nubwo uyu munsi mbona iminsi ibeze gute, ariko iminsi ya kera niyo ituma utekereza ko hari ikintu Imana yakoze. Ntabwo ndi butwara igihe kinini rero turongera dusome none mu gitabo cya Yobu igice cya 21, dusome ku murongo wa 6.
kugira ngo turusheho kumva ibyo tuvuga. Igice cya 21 Yobu umurongo waho wa 6 haranditse ngo iyo niyibutse ngira ubwoba kandi umushyitsi ugatigisa umubiri wanjye. Aha ni igihe Yobu yiyibukaga ko yigeze aba umuntu ukomeye, yibuka ko yigeze kugira agaciro, abantu bose bamukeneye, yibuka ko yigeze kuba umusaza ufite imbaraga, yibuka ko yigeze kuba umusaza nta muntu umusuzugura. Mu gice cya 29 niho havuga ukuntu yari ameze iyo yabaga yateye intebe ye mu rubaraza cyangwa se kumuharunga, abasore bose bakamuhunga, ngo abasaza bakamuha icyicaro. Yabaga yibutse ukuntu kera yari akomeye, ariko aha ni hahandi yari yamaze kugeragezwa, ari mu bihe by'igeragezo. Haba ngo iyo niyibutse umubiri wanjye uhinda umushyitsi, yibutse gukomera kwe, yibutse ukuntu yari ateye ubwoba, yibutse ukuntu yabanaga n'Imana, yibutse ko abantu bose bahabwaga umugisha nawe agakora ibintu byinshi Imana imushyigikiye, yibutse ukuntu yajyaga afasha abantu bakene, ngo ababyeyi bose bakennye babaga ari bakeneye Yobu. Ariko yibuka ko noneho icyo gihe agezemo ababaye, ari n'umugore we, ari n'inshuti ze zose bamutaye. Ariko avuga ngo niyo niyibutse, iyo nitekerejeho, nkongera nkibuka ukuntu nari imeze, nkongera nkibuka ukuntu nari nteye ubwoba, ukuntu nari nkomeye. Ni kwa kundi umuntu agera mu gihe cyo kuba noneho mu by'isi by'ubutunzi ntabwo agifite, akibuka ukuntu kera abantu bose ari bubahaga. Icyo ngicyo rero kibaye kuri wowe, nta yindi ntego yindi yo gufata, ni ukubwira Imana ngo Mana nibutse ko hari igihe wabanye nanjye ukangirira gutya, n'uyu munsi wabana nanjye kandi wamfasha, wangirira neza. Aha ngaha kuri Yobu yiyibutse mu minsi ye akomeye, ariko Dawidi twasomye yiyibutse mu minsi ye asuzuguritse. Ibintu byose bibaho, hari igihe uba warabayeho ukunzwe n'abantu, hari igihe uba warabayeho ufite ubutunzi, ukabona abantu bose barakubaha baragutinya. Iyo umaze kugenda niho utangira kwibuka ngo mbese cyagenda nari imeze nakoze iyihe mirimo, nabanye n'Imana gute, nagize gute, nakoze iki. Rero uri mwanya najya ngo nkwibutse muri iyi ntego. Iyo wibutse iminsi yawe ya mbere, mu minsi yawe ya mbere kugira ngo uyibuke, banza wibuke ahantu wavuye. Cyo nicyo kintu cya mbere. Nimba waravuye ahantu hakomeye ukagera ahaciriritse, nimba waravuye ahantu haciriritse ukagera ahakomeye, banza wiyibuke. Icya kabiri, iyibutse imirimo myiza wakoraga icyo gihe. Nimba ari cyagiye wari ugihamagarwa, wibuke imirimo myiza wakoraga. Nimba ari cyagiye wari ugikizwa, wibuke imirimo myiza wakoraga. Nimba ari cyagiye wari ugifite ubutunzi, wibuke ko hari abantu baba warafashije, iyo ni imirimo myiza wakoraga. Nanone nujya kwibuka, wibuke iminsi yawe ya kera, wibuke nimba koko cyagihe ubabaye warabanye n'Imana mu mubabaro wawe, ukabwira Imana ati Imana niwe wenyine niringiye, ariko ni nawe wenyine wo kongerera neza. Kwiyibuka rero nibyo byonyine byaha umuntu uburenganzira bwo gukomera mu gihe cyose arimo. Kwiyibuka rero byonyine biha umuntu kuvuga ngo nanjye kera nari mbabaye, reka noneho ngire icyo nkora mu gihe nezerewe. Kera nari nezerewe, wenda hari icyo nakoze, reka nanjye kingire umumaro muri iki gihe mbabaye. Iyibuke, utekereze aho wavuye, nimba kandi warabanaga n'Imana neza, ubu ngubu ukaba utakibana n'Imana. Iyibuke nanone wongere utekereze iminsi yawe ya kera, uvuge ngo nabanaga n'Imana, nasengaga, nasuraga abantu barwaye, nafashaga abantu bababaye, none uyu munsi meze gute. Kuko ni wibuka aho wavuye, ni naho uri bubashe kumenya aho uri. Kandi nubasha kumenya ahantu uri uyu munsi, niho honyine uri bubashe no kumenya ahandi hantu uzajya. Kuko nta muntu n'uyu n'umwe wabasha gusimbuka igihe, nta muntu n'umwe wabasha gusimbuka ahantu yabanje kubaho. Kuko ijambo ry'Imana ryo natubwira ngo nubwo umwana w'umuntu yababara, ntago azababara iteka. Imana ntago ibereho kuko babaza iteka. Hari ikintu kimwe njya nkunda cyane, buriya reka nkubwire, nta cyiza kiramba ariko nta n'ikibi gihoraho, kuko byose birasimburana, bihora bibisikana. Ni nayo mpamvu rero mba nkubwira ngo uyu munsi uyitekerezeho, wiyibuke, uvuge ngo hari igihe nabanye n'Imana ndamurera umurimo wayo, hari igihe nabanye n'Imana nkora imirimo myiza, hari igihe nabaye mu nzu y'Imana nkora imirimo ikwiriye, hari igihe nabaye ahantu hose yababaje nkora ibyo bikwiriye gukora, ariko nakoze icyo ngomba gukora mu gihe cyanjye. Wiyibuke, witekerezeho, nurangiza wibaze ngo mbese maze iki mu byo nkora? Ese ibyo nkora bifashije iki abandi? Ese bimaze uhe mumaro? Mbese ubundi ubwanjye ngewe nibutsa aho navuye, aha ngezeho hari ikindi kintu nakoze nk'umuntu, cyangwa n'imbabazi z'Imana, n'imbaraga z'Imana zabanye nanjye, nuko kw'Imana gukomeye kwabanye nanjye, kugira ngo ndusheho kwibuka ko nubwo nabameze gutyo uyu munsi hari ahandi hantu navuye. Kandi nyuma yo kwibuka aho wavuye ukabona naho ugeze uyu munsi, menya ngo hari ahandi ushobora kuzagera, ariko byose bizaguha agaciro kuko wibutse ko hari ahantu wigeze uva, haba ari heza ukagirira neza abandi. Niba hari habi wabwiraga Imana yuko ubabaye, none muri ino minsi noneho uri ahantu wenda ufata imyanzuro
wenda uri ahantu wari wowe ugishwa inama, wenda uri ahantu ari wowe tuvuge mu yandi magambo ko ari gufata imyanzuro ya nyuma. Ariko se muri uwo mwanya wo gufata imyanzuro ya nyuma uribuka aho wavuye? Ndagira ngo ushishikarize rero gutekereza ko hari ahantu Imana yagukuye, kandi ngushishikarize ko hari ahantu Imana yakugiriye neza, ushishikarize neza ko hari uko yakumenye ikakwita, ikaguha agaciro, ikakugira uwo nguwo uri we. Ni nayo mpamvu ukwiriye gukora icyo ukwiriye gukora mu gihe cyawe. Dushimiye Imana rero kuko ari Imana nziza, kandi dushimiye Imana kuko ari Imana idukunda. Ni nayo mpamvu dukwiriye gusakaza ubutumwa bwiza kugira ngo buri muntu wese amenye yuko nyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima, kandi ubuzima urimo uyu munsi hari ubundi bwabanje. Ushobora kuba warabanje ubuzima bwiza, uyu munsi ukaba uri mu buzima bubi, ariko tumbira Yesu niwe wenyine. Ushobora no kuba warabanje ubuzima bubi, uyu munsi ukaba ufite ubuzima bwiza, ariko menya ngo cyagihe nari meze gutya nabanaga n'abandi, cyagihe nari meze gutya nakoraga iki, none uyu munsi nkwiriye gukora iki. Niho uzabasha kubana n'Imana, niho uzabasha kuba umukristo nyakuri, kuko uzajya wibuka ko hari ahantu wavuye ukagira ahandi hantu ugera. Turi gusoza rero, nagira ngo nkushishikarize ko nimba hari ahantu wiyibutse ugasanga waraguye, ukava mu mirimo myiza y'Umwuka Wera, ukava mu mirimo myiza y'Umukristo, ukareka gukora ibyo gukiranuka, ukaba warabivuyemo, ukaba hari ibindi wijyaniyemo, aha ndi kuri Kebuka Iburyo TV, n'ubundi kebuka iburyo bwawe urebe icyo Imana yakoze muri ino minsi. Nurangiza ukora imirimo myiza yo gukiranuka, ufata umwanzuro ngo mbese mbere ko nari mwiza mbana n'abantu neza, none ubu ngubu niko nkimeze. Nurangiza ubwire Imana yawe, ubwire yuko noneho wemeye yuko ukwiye guhinduka. Reka dusenge Imana. Ndasengana nawe uri butekereza ngo hari aho narindi, none hari aho Imana yangejeje, none se ngiye ubwanjye nkwiye kumara iki, nkwiye kumara uwuhe mumaro. Dusenge ubwire Imana uti mbere nari mubi, none ndi mwiza, mbere nari nkennye mbabaye, none ubu wampaye icyo kurya n'icyo kwambara, ndetse ubwanjye nanjye ndi mu mwanya wo gufata imyanzuro. Urangiza ubwire ati noneho Mana ndahindukiye, ngiye gukora ibyiza mu gihe cyanjye. Ca bugufi dusengana Imana, tuyibwire yuko ari Imana yo kunesha, kandi izakomeza kutuneshereza. Nanone Mana ishobora byose, turagushimiye uyu mwanya w'ijambo ryawe turimo twumva, kandi buri muntu wese aragukeneye, kuko yaba ari ukomeye yaba ari uroheje aragukeneye, yaba ari umuntu urwaye ndetse n'umuzima, ari ushonje n'uwariye, twese turagukeneye. Ariko uyu mwanya tumvise ijambo ryawe ritubwira ngo reka buri muntu wese yibuke iminsi ye ya mbere ya kera, uko yabanaga nawe, nasanga aho yavuye akagwa atagikora ibyo gukiranuka, umwongerera imbaraga. Uyu nguyu wese uciye bugufi imbere yawe umugire neza gukora Imana. Natwe turagushimira gukora Imana yacu, kandi ugiye gukomeza kubana natwe. Twese turikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Murakoze, ndabashimiye rero. Imana ikomeze kubagwiriza imbaraga n'amavuta n'umugisha w'Imana, kandi dukomeze kubana dukora umurimo w'Imana, dushyigikirana, dufashanya kugira ngo ubwo Umwami Yesu azaza buri muntu wese azabona ingwano z'ibyo yakoze. Murakoze.